iyo umuntu ashaka abwira ngo ndi Imana mwese mutangira kwanga uratekereza uri iki kandi ababwiye uko ntekereza uwo ndi we je ndi Imana ninjye muntu urenze wa mbere muri uyu muziki ugeze ubaho wahinduye uru rubyiruko je ndi Shakespeare muri uyu mubiri wigeze ugenda kuri iyi si yayo nanone hakuno Taylor Swift nawe avuga ati nari ndi kuri stage mbona Kanye West ansanze kuri stage umva ni byiza hanyuma amaze kugera kuri stage nyuma nibwo numvishe ko Kanye West bitari byiza akagera kuri stage cyo cyaje kuri stage Tyler ndakwishimiye rwose ko bagwaye award ya video nziza gusa video nziza award yari guhabwa Beyonce icyo gihe yaragiye kuri stage bahaye award ya MTV bahaye Taylor Swift amubwira ko aramusebye amugaragariza ko video atayikwiriye yagahawe Beyonce byose n'amagambo turi kureba y'ibintu cyase y'abantu Kanye West yagiye asa nk'uyemukira ubwibone bwe n'ukuntu yaratangiye kujya yita Imana agira ngo muzima ndirimbo nyinshi yajyaga navuga ngo ni Imana hano bigeze kumaza ati sinagujya wicuza ibintu wanditse kuri Twitter wenda uvuga ati nakabaye nabitekerejeho kabiri mbere y'uko ubona Ellen DeGeneres wamubazaga ati ibintu ndika kuri Twitter nagujya byicuza uvuga ati nakabaye nabitekerejeho mbere y'uko byandika none se gutekereza bya bimaze iki nyine nekereza ibintu simite mbivuga ngo bisori Kanye West ubwiyemezi yarasigaye afite kugenda mwereka ibintu byagiye bisa nibigaragaza Kanye West ubwibone bwe no kwishyira hejuru kwe byagiye bisiga bigaragaza kugwa kwe ariko tuganisha ku kintu nyamukuru ikosa rikomeye Kanye West yakoze byanamushyize hasi gusa Kanye West nanone ntabwo twakwirengagiza ko ari umuhanzi w'icyamamare wanakoze ibintu bitigeze bipfa gukorwa n'undi muntu Kanye West ni umwe mu bahanzi bafite ibikombe byinshi aho yibitseho Grammy Awards zigera muri 21 yakurishije indirimbo ku rwego rwo hejuru rutabaho ni umuhanzi w'icyamamare ni umuhanga bamwita ndetse umunyabwenge urenze cyane uwo muganga yaravuze ngo Kanye West azi urupfu rwa mama uko rwagenze nababwiza ukuri his mother's passing. Ndetse ngo Kanye West ni uzi neza ikintu cyishe mama we akura abantu mu rushishyo bari kuvuga ngo ni ngiye wamwishe Hollywood sacrifice. Ese nanone ibyo byaba bifite aho bihuriye na bya bitambo batubwiye bitangwa muri Hollywood njyewe ntago ndi guca ku ruhande Imana yonyine niyo nkorera mama wanjye nawe ukiri hano mama wanjye bamutanze mu gitambo Kanye West binashatse yabihagarika aramutse avuze ukuri Kanye West ishoboye yatangaje muri Teye ubwoba atanga details urupfu rwa mama we ariwe Donda West igitekerezo cy'uko umuntu kugira ngo yamamare agomba kugira umuntu atangamo igitabo muri famiye ye kimaze imyaka myinshi cyane ariko ni gake twumva icyamamare kizwi cyerura kikabyivugira kibikuye mu kanwa Kanye West ashoboye nibwo yatangiye gusobanura tubwira ukuntu n'uko mama we ngo burya yapfuye atanzwemo igitambo ndetse Kanye West kubera ibirego byinshi amaze iminsi avugwamo amaze guhomba umutungo usaga 75% by'umutungo we mu by'ukuri bitarenze ibyo byatangiye bite byatewe n'iki Kanye West kuko mama we yaba yaratanzwemo igitambo na Hollywood kugira ngo Kanye West abe icyamamare ibi byose nibyo tugiye kwinjiramo ndetse tunamenye isundi ibyo bitambo bitangwa gute ese koko bibaho ko abantu batambwa kugira ngo umuntu yamamare reka tuze tubyinjiremo turebe aho byatangiriye ni kuri Rock Entertainment bigiye kujya bibera we ntiwibagirwe gukora subscribe kuri gacaracara kose murahahiye hose amakuru tuzajya tuyabazanira hako